yarapfushije ubukwe inshuro 6, my friend. Inshuro 6 urazumva ni inshuro nyinshi cyane. Bamubenga, hari n'ubwapfiriye mu murenge. Imana itugirire neza, burapfa bwageze umunsi wo kujya mu murenge, bategereza umusore baramubura. Imana y'amahoro itugirire neza. Kandi uri joro yagiraga abazimu, yagiraga ibintu ararasambana nabyo. Buri joro yagiraga imizimu imusambanya. Iyo bakumurikiye nyabingi mu buzima bwawe ntushobora kugira umugabo, kuko izi nyabingi zirafuha. Baba baravuze ngo nizo muzabana, nibo bagabo wawe, nibo bazagushaka. Igihe cyose rero ubonye fiance zimwirukana mu buzima bwawe, iyi myuka mibi iramwirukana. Mbonereho kuvugana n'abantu bagira imyuka yo mu ijoro. Iyo ni imyuka mibi, kuko ni imyuka ya mayimuna. Uyu mwuka iyo ugusambanya ni umwuka udashobora gutuma wubaka. Uyu mwuka ugusenyera urugo. Uyu mwuka ugutandukanya n'uwo mwashakanye. Kubera iki? Iyi tugisengana umwuka w'Imana arampishurira, anyereka yuko papa wiwe yari afite nyabingi, ari nyabingi baterekeraga mu muryango w'iwabo. Ndangije ndamubaza ntise, Imana inyeretse mu muryango w'iwanyu hariyo akazu k'ibyatsi mwajyaga mujyanamo na papa wawe afite inyama n'agacuma, ndetse agiye muri ako kazu. Arambwira ati, Prophet, urabibonye ibyo bintu birahari, byarabaye, twajyaga tujyana, ndetse rimwe na rimwe najyaga njya ku nyama byabaga ziri muri ako kazu. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni ukuvuga ngo yararwaye ibibyimba mu nda. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibi bibyimba amajije kuba birwaye mu nda, turasengana, ariko bari baramubwiye ngo byatangiye kuzana kanseri mu nda yiwe. Igikurikiyeho ni ukumubaga, ariko aza kundeba avuga ati, nsengera niba nambaga nzave ku iseta amahoro. Njyewe ndasenga, nsenze umwuka w'Imana arambwira ngo ntabwo bazamubaga kandi Imana imukijije kanseri. Arangije arambwira ati, hoya mukozi w'Imana, oya icyo kireke, icyo ngicyo cyihorere, ibi ngibi bizampitana ndabizi. Ati kuko mu muryango w'iwacu mama nibyo byamwishe, ndetse hari n'amasenge wapfuye ari byo azize. Imana y'amahoro itugirire neza. Arangije arambwira ati, na mukuru wanjye ubu tuvugana arabirwaye. Ati ndetse na mukuru wanjye wundi nkurikira nawe arabirwaye. Ati ndetse hari na mama wacu nawe nibyo byamwishe. Ati rero iyi ngiyi ni indwara yo mu muryango kandi niyitwica. Ati kandi akenshi tubirwara tugeze, akenshi usanga iyo bageze ku myaka 45 ntabwo bayirenza. Arangije arambwira ati, rero njye ubu mfite 42. Ati ndimo ndabara ko nsigaje imyaka 3, nayo Imana ningirira ubuntu. Umva mvugane nawe. Byo mvugana n'ubwo burwayi burumva. Bubwira ngo nubwo nkurwaye uyu munsi, ariko nzi neza ko hari icyo Imana yavuganye nawe. Icyo Imana yamvuzeho kirahambaye. Icyo Imana yamvuzeho ni kinini. Icyo Imana yamvuzeho ni kigari. Icyo Imana yamvuzeho kizasohora byanze bikunze. Vugana n'ubwo burwayi. Vugana n'icyo kibazo. Vugana n'ubwo buzima urimo. Vugana n'iyo karande. Vugana nayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndashaka gusengana nawe, nshaka gusengana nawe ukiyumvaho ibi bimenyetso biri uko nabivuze. Nawe hari ibyakubayeho, hari ibijya bikubaho, ukibyiyumvaho, nyandikira umbwira uti ndashaka dusengana Imana Prophet, nshaka dusengana Imana. Yesu ashimwe, ndagusuhuje nkwifurize amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana ni kuboneke kuri wowe ugarutse kubana natwe. Uyu ni wa mwanya mwiza w'amasengesho, minsi 21. Uyu ni umunsi wa kabiri turimo turasenga amasengesho yo gucagagura imigozi, yo gucagagura iminyururu. Hari iminyururu ikuboshye ikwiye kukurekura, hari ingoyi zikuboshye zikwiye kukurekura. Ejo nababwiye ibintu 7 bigaragara ku buzima bw'umuntu bikagaragaza kuboshye, bikagaragaza ko hari iminyururu ikuriho ikeneye gucika. Kandi abantu benshi bagiye bagaragaza ko iyo minyururu bariho, ariko nzi neza ko hamwe no gusenga biraza kuvaho mu izina rya Yesu. Yesu yigeze avuga ijambo rikomeye cyane, aribwira Petero, aramubwira ngo bene uwo mudayimoni ntiyirukanwa n'ikindi uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Gusenga rero kujya gukuraho imbaraga z'abadayimoni, gusenga kujya guca inzira aho zitari ziri. Uyu munsi tugiye kuvuga ibindi bintu muri biriya bintu 7 uko twabivuze.
tuzagenda tuvuga kimwe ku kindi ariko uyu munsi mu nkundire mvuge ku mbaraga yitwa karande. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo uvuze karande, abantu benshi bakunda kukubwira bati ese birashoboka yuko umuntu yasenga ariko afite karande? Yego, kuko karande si icyaha. Karande buriya si icyaha, kubera ko karande ni ikintu uvuka ukakisangamo, ntabwo ari ikintu wowe ubwawe wikururira. Karande rero si icyaha, ariko icyo karande gukoresha kituma utazabasha kwinjira mu bwami bwo mu ijoro. Niyo mpamvu ushobora gusanga hari umuntu ari umuhanuzi ariko afite karande, ugasanga umuntu ni umupasiteri ariko afite karande, ugasanga umuntu ni umuvugabutumwa ariko afite karande, ugasanga mudiyakoni yagira karande. Karande ntawe utinya, w'umukire w'umukene ube woroheje, buri muntu wese agira karande. Karande rero ni iki? Karande ni umwuka uturuka mu bisekuruza by'abantu baba baratubanjirije. Ni ukuvuga ngo umwuka ushobora gukurikirana ibisekuruza ukagenda ukagera no ku gisekuruza cya 10. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukayisanga ni umwuka ushobora kugukurikirana ukagenda, karande yo irarandaranda. Ushobora gusanga uyu munsi ubyara umwana, ukamubyara ufite karande, uwo mwana nawe akagira karande, undi wo byaye nawe ikamukurikirana, uwo nguwo nawe ikamukurikirana, bikazakurikirana, bikazava ku buzukuru, bikajya ku buzukuruza, bikajya ku buvivi, bikajya ku buvivure, bikazakomeza bikaba uruhererekane. Icyo nicyo bita karande. Karande rero urayibwirizanya, karande urayisengana, karande urayikorana imirimo yose. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari abantu rero bakunda kubaza bati se karande ko iyo umuntu akijijwe yakomeza kugira karande gute kandi yarakijijwe? Ndabyemera. Iyo umuntu akijijwe aba abaye icyaremwe gishya, kuko ijambo ryo rirambwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize agahinduka icyaremwe gishya. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo rero ubaye icyaremwe gishya, Imana y'amahoro idutabare, na karande igenderamo. Imana y'amahoro itugirire neza. Karande yongera kugaruka ryari? Igihe wongeye kuva muri ya masezerano ukongera ugakora iby'Imana idashaka. Iyo ukoze icyaha, karande irongera igatangira bundi bushyashya. Kubera iki? Uyu munsi iyo dayimoni bayikwirukanyemo ntabwo ijya kure, yihora izerera hafi aho ngaho. Itegereje iki? Itegereje igihe uzagira intege nkeya kugira ngo yongere igaruke, kuko izerera ishakisha ahantu ho gutura. Niko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo umudayimoni iyo bamwirukanye mu muntu aragenda akazerera. Iyo azerereye aba ashakisha ubuturo. Noneho rero ngo aragenda yabona wongeye kugira intege nke agahita yongera akakugarukamo. Nta kugarukamo ari umwe, akugarukamo ari kumwe n'abandi badayimoni bamurusha ubukana bikubye inshuro 7. Rero ni ukuvuga ngo karande iyo bayikwirukanyemo bakagusengera biba bisaba ngo uhora utunganye rwose. Niyo mpamvu ijambo rivuga gutegeka kwa Kabiri 28 aravuga ngo nugira umwete wo kumvira no kwitondera, iyi migisha yose izakuzaho. Imigisha yo mu gakiza k'Imana iboneka igihe umuntu yatunganiye Imana, iboneka igihe umuntu yatunganyije iby'Imana ishaka, ukabitunganya rwose, ukabitunganya, ukagenda uko Imana ishaka, ukagenda uko Imana igushaka, ukagenda uko Imana igukeneye. Ni ukuvuga ngo niba uvuze ngo ndakijijwe, kizwa upfe kuri kamere zose, upfe ku busambanyi, upfe ku magambo, upfe ku ngeso mbi, ibintu byose ubipfeho mu izina rya Yesu. Nurangiza uhinduke icyaremwe gishya mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga ngo kubatizwa ubundi ni iki? Bivuze kuvuka ubwa kabiri. Imana y'amahoro itugirire neza. Noneho kuriya bakucubiza mu mazi bivuze ngo upfanye na Yesu, uzukanye nawe. Mu yandi magambo, we wa kera wari ukwiriye gupfa hakazuka undi mushyashya. Rero muri iyi minsi abantu barabatizwa akagenda uko yaje. Ni ukuvuga ngo bakamubatiza uko yagiyemo niko agaruka.
Imana y'amahoro itugirire neza. Bamubatiza yari afite ubugome, agaruka noneho yabuzamuye cyane. Yari afite ishyari, akagaruka yarizamuye. Uwo ngo karande ntishobora kumuvaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu rero karande ikomeza kwiziringaho ni abantu batabasha gukizwa uko bikwiriye. Imana y'amahoro itugirire neza. Undi muntu wa kabiri, hari abantu bakizwa ariko nabo bagakizwa nabi, ntibamenye amahame yo mu bwami. Ugasanga iteka ni umuntu ukijijwe ariko ushaka guhora yicisha bugufi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ugasanga ibintu byose niba ubukene buje kuri we akavuga ngo Imana yabyemeye. Ibintu biri muri negatifu ntabwo ari ibyo Imana yemerera abantu, kuko Imana ntirobanura ku butoni. Kuko mu mahanga yose umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo Imana iramwemera. Imana y'amahoro itugirire neza. Umuntu mu mahanga yose wubaha Uwiteka agakora ibyo gukiranuka, uwo muntu Imana iramwemera. Rero niba wubaha Uwiteka, nta kabuza Uwiteka azakugirira neza. Rero mu mahanga yose umuntu wubaha Uwiteka agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera kandi Imana imuha umugisha. Uyu muntu Imana imuhagararaho, uyu muntu Imana imurambararaho naho byakomera. Rero Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ntabwo yiteguye kuza kwivanga muri aferi zawe. Hari abantu baba barokore ariko ntibaba bashaka kuvuga, ntibashaka gutabaza. Nyamara ijambo riravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibiruhije wowe utabasha kumenya. Ni ukuvuga ngo Yesu akeneye ijambo riva mu kanwa kawe. Nudatabaza Yesu, we azigumira mu ijuru rye ry'amahoro, kuko hari nta bibazo biriyo. Ariko akeneye ngo utake. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo hari impumyi Yesu yaciyeho, ngo amaze gucaho ngo irabyumva ko ari Yesu w'i Nazareti unyuzeho. Ndavuga ngo uko byagenda uko ariko kose, Yesu yaranyuzeho ayireba, Yesu yaranyuzeho abibona ko ihari. Ariko Yesu icyo yarakeneye ko iyi mpumyi imuhamagara, irataka cyane, iravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yesu nawe akeneye kutaka. Imana itugirire neza. Akeneye kutaka. Imana itugirire neza. Akeneye kuhamagara, akeneye gushyira urushyi ku munwa, ugahamagara, ugasenga mu izina rya Yesu. Kandi ugasenga hari ibintu usenya. Niyo mpamvu muri aya masengesho turimo turasenya. Ijambo rirambwira ngo Daniyeli yigeze asenga iminsi 21. Umunsi yatangiriyeho gusenga, umunsi wa mbere, ngo ibisubizo bye byaramanutse. Ibi bisubizo bimaze kumanuka, ngo arangije ngo ariko ngo kubera yuko ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi ngo butangira ibisubizo byiwe. Imana itugirire neza. Imana iramutabara ariko ibisubizo bye bifatirwa mu kirere. Imana itugirire neza. Ariko Daniyeli ntiyacika intege, aragumya aratabaza, aragumya arahamagara. Imana itugirire neza. Nawe rero senga kugeza igihe Imana igutabari. Senga kugeza igihe Imana ikwibukiye. Senga kugeza igihe Imana iguhinduriye amateka. Senga kugeza igihe Imana iguciriye inzira. Senga kugeza igihe Imana ikwibutse. Senga kugeza igihe ibyawe bikemutse mu izina rya Yesu. Wicika intege. Hari abantu babereyeho kugucecekesha, hari abantu babereyeho kuvuga ngo ceceka aho yawitaka. Ariko komeza utake, komeza urire, komeza uhamagara Imana. Daniyeli rero ngo ahamagara Imana, ngo arasenga umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane. Mu ijuru bakomeza kumva ijwi rya Daniyeli. Imana ikavuga ngo ariko ko natabaye Daniyeli byagenze bite? Imana itugirire neza. Kugeza ubwo Yesu Imana yohereje marayika Mikaeli ngo uramwohereza, ngo arangije ngo amara iminsi 21 ari mu rugamba, arimo arwana n'imbaraga z'ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi. Ibisubizo byawe burya byaraje, ibisubizo byawe burya Imana yarabyohereje. Ariko hari aho byafatiwe, hari ibintu bifashe ibisubizo byawe, hari ibintu bifashe umugisha wawe. Byigana ukore kuri Yesu, niho hari igisubizo cyawe. Byigana ugerageze ukore kuri Yesu. Byigana muri aya masengesho ubyigane. Nari nkivuga karande rero karande iyo udakijijwe neza, karande baka ubuzima bwawe, uyu mwuka ukagutsikamira. Niyo mpamvu mu buzima ukeneye umuntu w'Imana musengana, ukeneye umuntu uguhagurutsa, ukeneye umuntu uhagararana nawe. Umva ijambo ry'Imana Maganya ya Yeremiya 5 ku murongo wa 7 ukuntu bavuga. Aravuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe turi hano
turaho twikoreye ibicumuro by'ibyaha byabo. Abagaragu nibo badutegeka, ntawe wo kuduhoza uhari. Ariko ba data bakoze ibyaha, ba data bakoze ibyaha byo guterekera, ba data bakoze ibyaha byo kubandwa, ba data bakoze ibyaha byo gukorera imandwa. Hari ibyaha ba data bakoze, barabandwa, baraterekera, ndetse bagutangamo ibitambo. Hari umukobwa unkurikiye uyu munsi nturashakwa kubera yuko bakumurikiye nyabingi, uri umugirwa wa nyabingi, niyo mpamvu utari washaka. Mperutse gusengana n'umukobwa yarapfushije ubukwe inshuro 6. Imana y'amahoro itugirire neza. Yarapfushije ubukwe inshuro 6, my friend. Inshuro 6 urazumva, ni inshuro nyinshi cyane. Bamubenga, hari n'ubwapfiriye mu murenge. Imana itugirire neza. Burapfa bwageze umunsi wo kujya mu murenge, bategereza umusore baramubura. Imana y'amahoro itugirire neza. Kandi uri joro yagiraga abazimu, yagiraga ibintu ararasambana nabyo. Buri joro yagiraga imizimu imusambanya. Iyo bakumurikiye nyabingi mu buzima bwawe ntushobora kugira umugabo, kuko izi nyabingi zirafuha. Baba baravuze ngo nizo muzabana, nibo bagabo wawe, nibo bazagushaka. Igihe cyose rero ubonye fiance zimwirukana mu buzima bwawe, iyi myuka mibi iramwirukana. Mbonereho kuvugana n'abantu bagira imyuka yo mu ijoro. Iyo ni imyuka mibi, kuko ni imyuka ya mayimuna. Uyu mwuka iyo ugusambanya ni umwuka udashobora gutuma wubaka. Uyu mwuka ugusenyera urugo, uyu mwuka ugutandukanya n'uwo mwashakanye. Kubera iki? Iyi myuka musambana nayo irafuha. Iyi myuka nayo ibishaka kugira ngo ikwigarurire yonyine, igira ngo mubane yonyine. Nta mugisha ushobora kubona, nta kintu ushobora gutunga, kuko uko musambana ni nako igusahura, kuko uko musambana ni nako ikwiba, uko musambana ni Imana y'amahoro itugirire neza. Rero yagiraga imyuka izi ikamusambanya mu ijoro. Iyo myuka ikamusambanya, bagasambana. Ugasanga rero buri musore wese bahuye bagakundana, kandi ukabona ko birimo, bagapanga kubana, ariko igihe cyagera bigapfa. Igihe cyagera umusore akiruka nta kimwirukankanye, ukabona aragiye. Imana y'amahoro itugirire neza. Yaje rero kundeba ngo dusengane, amaze gupfusha ubukwe inshuro 6 zose. Ubukwe bwe bupfa, byanga, bagerageza gukora ariko bikanga. Dusengana Imana, tugisengana umwuka w'Imana arampishurira, anyereka yuko papa wiwe yari afite nyabingi, ari nyabingi baterekeraga mu muryango w'iwabo. Ndangije ndamubaza ntise, Imana inyeretse mu muryango w'iwanyu hariyo akazu k'ibyatsi mwajyaga mujyanamo na papa wawe, afite inyama n'agacuma, ndetse agiye muri ako kazu. Arambwira ati, Prophet, urabibonye, ibyo bintu birahari, byarabaye, twajyaga tujyana, ndetse rimwe na rimwe najyaga njya ku nyama byabaga ziri muri ako kazu. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni ukuvuga ngo Imana irangije inyereka yuko bamumurikiye nyabingi, bamugize umugirwa wa nyabingi. Niwe wagombaga gusigarana iyo nyabingi, niwe wagombaga kuyisigarana. Papa we yarapfuye, n'umuryango na mama we yarapfuye, ariko ni ukuvuga ngo nyabingi yo iracyahari, kandi niwe bamyeretse ko agomba kuba umugirwa wa nyabingi. Niyo mpamvu icyo yakoraga cyose nticyakundaga. Uwo mwuka waramunanizaga, uwo mwuka waramutsikamiraga, uwo mwuka ukamubuza amahoro. Twarasenze, kora deliverance ku buzima bwe, twubaka igicaniro cy'amasengesho, turamusengera Imana. Imana irangije iravuga ngo irohoye ubuzima bwe, agiye gukoresha mariage. Ndabyibuka hari mu kwezi kwa gatandatu, hari mu mwaka w'2019. Imana y'amahoro itugirire neza. Twasenze Imana, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikora ibikomeye ku buzima bwe. Imana iramubohora. Uyu munsi yakoze mariage, ni umudamu amaje kubyara abana 2. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru rero irabohora, kandi Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iratabara. Hari igihe baba barakumurikiye nyabingi, ukagerageza gushaka ariko bikanga, ndetse wagira ngo uranubatse, uyu munsi ugasanga urugo rwawe rurasenyutse. Uhora usenya, uri umwuka ubuzima bwawe, hariho umwuka wo gusenya, ugahora uva mu rugo rumwe ukajya mu rundi, ugahora uva ahangaha ukajya ahangaha. Ndetse hari n'abantu babaho ugasanga barasenye nta n'icyo bapfuye, ugasanga wowe n'umugabo wawe ntacyo mupfuye, ariko muhisemo gutandukana. Uwo nawo ni umwuka ubaho, utanya abantu, ukabatanya rwose. Kubera iki? Kuri we ntihariho kubaka, hari umwuka ukunaniza, hari umwuka ugusenyera. Ibi bintu ni ibintu mukwiriye kwitondera, ndetse ukumva yuko ari ibintu ukwiriye gusengera cyane, kandi ugasenga ushyizeho imbaraga. Buriya abantu benshi barasenga ariko ntibazi gusenga.
Imana itugirire neza. Rero dusengana Imana muri aya masengesho. Uyu mwuka niba ukuriho, uyu mwuka niba uwibonaho, uyu mwuka uri ku buzima bwawe, ukeneye gusengerwa Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari ibintu biba ku buzima bw'abantu. Iyo tuvuze karande, reka nsobanure karande ubanze uyumve neza. Karande ubanze uyumve neza. Bibiliya yitwereka, karande ijya gutangira, ujya kureba ugasanga ko hari abantu bakoreye Imana nabo ubwabo bari bifiteho karande. Imana y'amahoro itugirire neza. Bari bifiteho umwuka wa karande. Imana y'amahoro itugirire neza. Buriya uzasanga akenshi iyo ugiye kureba tubona umugabo witwa Aburahamu yagize gutya abura urubyaro, we n'umugore we Sara. Urubyaro rurabura, ageze ubwo ajya kuryamana n'umuja we, abyara Ishimayeli. Imana y'amahoro itugirire neza. Igihe ibyo birakomeza, ni ukuvuga ngo uwo mwuka uba urinjiye, umwuka w'ubusambanyi mu Bayisiraheli ubu urabinjiye, uwo mwuka ubu bagezemo, cyane cyane umwuka wo kuryamana n'abaja babo ubu urabagezemo, ubu urabacengeye. Imana itugirire neza. Nuvuga karande ntabwo ari iya none, iyi karande ni iya kera. Iyi karande ni karande iba mu batubanjirije, nabo bagize karande. Imana y'amahoro itugirire neza. Aburahamu atinda kubona urubyaro, arubona agize imyaka hafi 100 irenga. Umugore we Sara ari muri 95. Imana itugirire neza. Igihe kiragera babyara umwana wabo Isaka aragenda ashaka Rebeka amaze kumushaka baragenda babura urubyaro, birakomera, biba birebire cyane. Igihe kiza kugera, Imana ibagirira ubuntu, baza kubyara impanga ariyo Esawu na Yakobo. Uyigeze kwa Yakobo nawe usanga iyo karande yarahabaye. Imana y'amahoro itugirire neza. Nuko ngo ni karande yabaye uruhererekane. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Reka tugende turebe kuri karande yabaga kwa Dawidi. Buriya karande y'ubusambanyi ituruka kwa Dawidi. Ni umwuka wabaga kwa Dawidi ukaba umwuka w'ubusambanyi. Ni karande yari iri muri iki gisekuruza ureba ukabona. Dawidi ubona yuko yari umusambanyi, koko yari umusambanyi kandi koko akabikora. Imana itugire neza. Tubona ko aho yabyaye Salomo, witwa Salomo, yamubyaye kuri Mukawuriya, amajije kwica Mukawuriya. Buri hari karande zabaga kwa Dawidi, karande y'ubusambanyi na karande yo kumena amaraso. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyi karande yamubayeho iragenda kugera ku rwego abana biwe ubwo bajyaga kwicana. Imana itugire neza. None iyo urebye kuri karande y'ubusambanyi, Bibiliya ikwereka yuko Dawidi yari umusambanyi, n'abana byaye nabo baragenda baba basambanyi. Imana y'amahoro itugirire neza. Aragenda noneho kugera ku rwego umwana we w'umuhungu asambanyije mushiki we, uwo Amunoni wasambanyije Tamari. Imana y'amahoro itugirire neza. Amaze gusambanya Tamari, uwitwa Abusalomu arabireba aravuga ngo Amunoni atinyuka se asambanye mushiki wanjye. Amunoni yagira gutya mukubita umuhini aramwica. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugiye kureba iyo karande irakomeza, bigeze kwa Salomo nabwo biragenda biruhererekane. Salomo aragenda arasambana kugera ubwo ageze ku bagore 1,000. Imana y'amahoro itugirire neza. Nukuvuga ngo iyo ni ya karande ikibakurikirana. Imana y'amahoro idutabara. Ya karande yo kumena amaraso yarakomeje kugeza ubwo Dawidi agiye gupfa, yagize gutya akavuga ngo Salomo mwana wanjye. Mu byo yamuraze, icyambere yaramubwiye ngo Salomo mwana wanjye, ujye umenya Imana ya so, iyo yakoreraga nawe aba ari yo uzakorera. Ariko arangije hari ijambo yamubwiye. Dawidi ajya gupfa, yagiye gupfa Yowabu agihari. Imana y'amahoro itugirire neza. Arangije aramubwira ngo ntuzamukundire ko yinjira mu mva yashaje utamuvushije amaraso. Arongera amubwira ko bita Shimeyi wigeze kumuvuma ubwo yirukaga mu ishyamba, arimo yirukanwa n'umuhungu we Abusalomu. Abusalomu uriya yigeze yimikura se ku ngoma, Abusalomu ayicaraho. Dawidi arazerera mu ishyamba avuye ku bwami. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero nibwo yahuraga na Shimeyi bakamuvuma, arangije
aravuga ngo nawe ntuzamukundire yamvumye umuvumo mubi. Urumva ibyo ni ibintu yagiye amuhereza n'ibindi byinshi cyane. Nagira ngo nkwereke yuko no mu batubanjirije iyi karande si ya nonaha, ntabwo ari iy'ubu ngubu. Iyo uvuze karande zibamo amoko abiri. Ushobora kugira karande mbi, hari na karande nziza zibaho, kuko uyu munsi umwana wavukiye mu muryango w'abakomeye byanze bikunze nawe aragumya agakomera. Iyo wavukiye mu muryango w'abatindi, naho wakwiga amashuri 1000 uretse kugirirwa imbabazi z'Imana. Imana itugirire neza. Iyo wavukiye habi, ukiga habi, ugakurira habi, warangiza wajya no kugira inshuti, ugira inshuti z'abatindi ziri aho ngaho, byanze bikunze biba biri aho ngaho. Buriya kuvuka habi nabyo biri mu bintu bidindiza abantu, biri mu bintu bituma umuntu atabasha kugira aho agera. Ariko iyo wavutse mu muryango ukomakomeye, nta gupfa nk'abandi bantu, cyane cyane iyo wamenye Imana. Imana itugirire neza. Karande rero iyo mu muryango w'iwanyu bari abakire, byanze bikunze nawe uba umukire. Iyo mu muryango w'iwanyu bari bakomeye, nawe byanze bikunze urakomera. Kubera iki? Bagusigira bwa bukire bw'iwanyu, nawe ukabukomezanya. Mu muryango w'iwanyu rero hari igihe usanga bari bafite amafaranga, baratunze amafaranga, byanze bikunze nawe iyo ugiye kuyashaka ntabwo bikugora, kubera yuko ayo mafaranga arakwitaba kuko yigeze kuba mu muryango w'iwanyu. Imana itugirire neza. Mu muryango w'iwanyu niba barubatse amazu, uyu munsi iyo ugiye kubaka inzu ntabwo uba ugiye gushyiraho ikintu kitabayeho, ni ukuvuga ngo uba ugiye kubaka ikintu cyahozeho. Mu muryango w'iwanyu niba baruriraga indege bakagenda, byanze bikunze nawe uyu munsi kurira indege ntibikugora. Imana y'amahoro itugirire neza, ntibikugora. Imana itutabara. Mu muryango w'iwanyu niba papa wawe yarize na mama wawe yarize, baba bazi agaciro ko kwiga. Reka mbikubwire, iyo bagiye kukwishyurira amashuri barakwishyurira bashyizeho umwete. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko uyu munsi uzasanga niba iwanyu batarize, uyu munsi ubitekerezeho, mama wawe yakubwiraga ngo iki, papa wawe yakubwiraga ngo iki. Ntabwo yakubwiraga ngo njye ko ntize sindiho, njye ko ntize sinakubyaye. Imana y'amahoro itugirire neza. Uzasanga rero kubera uwo ni wo mwuka nyine nibyo bazi. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirikirwe hejuru. Rero uyu munsi uzasanga aho umuntu yavukiye iteka hahora hamukurikirana. Ahashize hawe iyo ugiye kugira aho ugera hakwitambika imbere. Hari abantu baba bafite amateka ahora barondora, ugasanga hari umwuka uhora ukurondora. Iyo ugiye gutera intambwe uyu mwuka urakurondora. Wagira ikintu ujya gukora uyu mwuka atariko shawe nturi mwene ntumeze gutya. Mbega ugira umwuka uhora ukurondora, ugira umwuka uhora uguca intege, ugira umwuka uhora ukunaniza, ugira umwuka uhora ukusubiza inyuma. Ibintu byose ugiye gukora uyu mwuka urakunaniza. Imana y'amahoro itugirire neza. Karande rero, hari abantu bagira karande, ugasanga bafite karande z'ubusambanyi. Ugasanga mu muryango w'iwanyu papa wawe yari umusambanyi n'ikimenyimenyi, yari afite abagore barenze 5. Ugasanga mama wawe nawe yagiye agira abagabo barenze bangahe, kuba ngo yakubyaye nko ku mugabo wa 5. Uwo mwuka ukagukurikirana, ugasanga mu muryango w'iwanyu papa wawe ntiyubatse urugo rumwe, nawe uzasanga kenshi uri mu rwana n'amateka yo kugira ngo wubake urwo rugo, wubake urugo rumwe. Usanga iteka ibyabaye mu muryango w'iwanyu amateka arimo agenda akagaruka yisubiramo. Uyu munsi ngiye gusoreza ahangaha, ariko ushobora iyi karande yo turayiganiraho kuko turamara iminsi 7 tuyivugaho, kuko ni ikintu kinini kandi ni ikintu kigari. Iyo ugiye kureba uyu mwuka wa karande, ibi bintu iyo biri ku buzima bwawe nta kintu ushobora gukora ngo gikunde. Ko uyu munsi wubaka urugo, ya mateka y'iwanyu akongera akakugarukira, ya bindi byo mu muryango w'iwanyu ugasanga birimo biraza. Hari abantu bagira uburwayi, ugasanga mu muryango w'iwanyu habamo indwara pe. Mu muryango w'iwanyu habamo indwara, mama wawe yarayirwaye, mukuru wawe arayirwara, murumuna wawe arayirwara, none nawe uyu munsi utangiye kubona ibimenyetso. Hari abo yahitanye. Hari abantu bagira gutya bakarwara umutwe mu muryango, kavuga ati uyu mutwe ni wo mu muryango turawuzi, ni wo mu muryango rwose. Umutwe udakira, ugasanga abantu barwara umutwe. Imana itugirire neza. Ni ibintu biba ku buzima bwabo, ni ibintu byabo, ni utuntu twabo. Ugasanga hari umumama nigeze gusengera, yararwaye ibibyimba mu nda. Imana y'amahoro itugirire neza. Ibi bibyimba amajije kuba birwaye mu nda, turasengana, ariko bari baramubwiye ngo byatangiye kuzana kanseri mu nda yiwe. Igikurikiyeho ni ukumubaga,
ariko aza kundeba avuga ati nsengera niba nambaga nzave ku iseta amahoro. Njyewe ndasenga, nsenze umwuka w'Imana arambwira ngo ntabwo bazamubaga kandi Imana imukijije kanseri. Arangije arambwira ati hoya mukozi w'Imana, oya icyo kireke, icyo ngicyo kihorere, ibi ngibi bizamitana ndabizi. Ati kuko mu muryango w'iwacu mama nibyo byamwishe, ndetse hari n'amasenge wapfuye ari byo azize, Imana y'amahoro itugirire neza. Arangije arambwira ati na mukuru wanjye ubu tuvugana arabirwaye, ati ndetse na mukuru wanjye wundi nkurikira nawe arabirwaye, ati ndetse hari na mama wacu nawe nibyo byamwishe. Ati rero iyi ngiyi ni indwara yo mu muryango kandi niyitwica. Ati kandi akenshi tubirwara tugeze, akenshi usanga iyo bageze ku myaka 45 ntabwo bayirenza. Arangije arambwira ati rero njye ubu mfite 42, ati ndimo ndabara ko nsigaje imyaka 3 nayo Imana ningirira ubuntu. Umva mvugane nawe, wikwemerera amateka kwa kurondora. Uyu munsi wa none wikwemera kwa hahise ibyabaye mu muryango w'iwanyu bireke bigumye bibe. Wowe uri umwana w'Imana mu izina rya Yesu. Ukeneye kumvisha ubwonko bwawe ko uri umwana w'Imana. Ukeneye kumvisha ubwonko bwawe ko wavuye mu gisekuruza cyo mu muryango w'iwanyu, uyu munsi uri mu gisekuruza cyo kwa Yesu. Ukeneye kumvisha ubwonko bwawe, vugana n'ibitekerezo byawe, ubibwire ngo uvugane n'ibyo bibyimba birumva, vugana nabyo birumva, vugana nabyo, vugana n'ubwo burwayi burumva. Bubwire ngo nubwo nkurwaye uyu munsi ariko nzi neza ko hari icyo Imana yavuganye nanjye, icyo Imana yamvuzeho kirahambaye, icyo Imana yamvuzeho ni kinini, icyo Imana yamvuzeho ni kigari, icyo Imana yamvuzeho kizasohora byanze bikunze. Vugana n'ubwo burwayi, vugana n'icyo kibazo, vugana n'ubwo buzima urimo, vugana n'iyo karande, vugana nayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndashaka gusengana nawe, ukiyumvaho ibi bimenyetso biri uko nabivuze, nawe hari ibyakubayeho, hari ibijya bikubaho, ukibyiyumvaho, nyandikira umbwira uti ndashaka dusengana Imana Prophet. Nshaka dusengana Imana. Niba ukibyiyumvaho ukibyibonaho, nyandikira umbwira uti ndashaka dusengana Imana. Turi mu masengesho y'iminsi 21. Uyu wari umunsi wa kabiri. Reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha, reka ngusengere. Data mu izina rya Yesu, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware. La bini foshando wiri biri fire lele botai nini topevo nini ya. Aya masanse nge uyu muntu warunkurikiye, mugirire neza mubambira amahema. Imbaraga zawe niziboneke kuri we. Amaraso ya Yesu Kristo namwambare. Ndasenze nkubita hasi imbaraga mbi zose z'umwijima. Ndasenze nkubita hasi imbaraga mbi zose z'abazimu. Ndanetrariza imyuka yose yamunaniza namudindiza. Ndanetrariza imyuka yose y'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya ibicaniro by'abarozi, ndasenya imbaraga z'umwijima. Uyu muntu wari ufite imbaraga zimusura mu bicuku bya ninjoro, uyu muntu wari ufite imyuka imusambanya, iyi myuka ndayishenye, ndayinetrarije, ndayinanije, mubohore mu izina rya Yesu. Mana humugisha umuntu wese wankurikiranye muri iki kiganiro, umugirire neza. Urakoze Kristo umwami Imana. Amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Reka nkubwire ngo ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Shalom shalom. Imana y'amahoro ikwishimire kandi Imana y'amahoro ikuremera umunezero. Turacyakomeje amasengesho yacu. Imana y'amahoro ibagirire neza, Uwiteka abarebe neza. Amen.